aha uri ni ku muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko ukomeje guhabwa ikaze. Reka uyu munsi ntangire ngusogongeza ku rwenya mba naguhishiye, nyuma ariko turajya no mu yindi myandiko itandukanye, imyandiko iguhugura byinshi. Duhere kuri uru rwenya rw'intama yarambiwe ubuzima bwo mu mujyi. Habayeho intama yabaga mu mujyi imaze kurambirwa ubuzima bw'umujyi, ifata umwanzuro wo kwigira mu ishyamba. Mu nzira igenda iza guhura n'impyisi yari imaze igihe kinini itarya. Nuko isuhuza impyisi inshuro nyinshi igira iti, mpyisi muvandimwe uraho urakomeye, mpyisi muvandimwe uraho urakomeye, mpyisi muvandimwe uraho urakomeye. Impyisi insubiza intama itereka ibyo kunsuhuza inshuro nyinshi, gira icyo ukora umara inzara mfite. Intama yumvise ayo magambo itangira kwiruka. Impyisi irayirukankana, mu kanya gatoya ibigeze mu isenga ry'intare. Impyisi nayo igeze ku isenga ry'intare irahagarara, itumurira umukungugu mu maso y'intare. Intare ibwira impyisi iti, ese sha usigaye utubuza amahoro no mu masenga yacu, dore duteye umukungugu mu maso. Impyisi irasubiza iti, nyagasani sinashakaga kukubahuka, dore ndimo kwirukanka ngo mfatire ifunguro ryanjye. Intare iravuga iti, ubu nawe ubaye ifunguro ryanjye, nigeze nkwirukankana dore wanyizaniye, ntuze kundenganya rero. Nuko intare ibaza intama iti, niki cyatumye uza mu ishyamba? Intama irasubiza iti, naje kubera ko ndi umupfumu. Intare irayibwira iti, tegura imiti gakondo unyereke kuri umupfumu koko. Intama irayisubiza iti, umuti wanjye urahenze cyane. Intare iravuga iti, nta kibazo, ikiguzi cyose bisaba ndakibona, jyewe nta kijya kinanira. Intama iti, umuti ni ugutwi kw'impyisi. Intare ikata ugutwi kw'impyisi iguha intama. Intama ikoze ugutwi kw'impyisi mu kabindi k'ubuki maze iguha intare. Ntimumbaze aho ako kabindi k'ubuki kari kavuye. Intare iriye ugutwi kw'impyisi yumva kuraryoshye cyane, ibaza intama iti, birashoboka ko naryo ukundi gutwi? Intama iravuga iti, birashoboka mwami wanjye. Intare ikata ukundi gutwi kw'impyisi ikuzanira intama. Intama ikoze ugutwi mu kabindi k'ubuki maze ihereza intare. Intare ibwira intama iti, birashoboka se ko narya n'uruhu? Intama irasubiza iti, ndumva bishoboka cyane mwami wanjye. Impyisi ibyumvise igira ubwoba ko igiye kwicwa maze iriruka. Intare yirukankaho. Intama iravuga iti, niba ari uko ubuzima bwo mu ishyamba bumeze, icyiza ni uko nakwisubirira mu rugo, mbese mu mujyi. Kayo guko. Dukomereze kandi no kuri uru rwenya narwo rurimo impyisi. Impyisi yagize itya ikubitana n'intama mu ishyamba ry'inzitane, iratangara cyane iti, bana salama. Intama irasubiza iti, salama. Impyisi iti, uri wenyine se? Intama irayisubiza iti, ndi njyenyine, naje kwitemberera no gufata akayaga tu. Impyisi birayirenga, ntiyabyumva neza, irongera irabaza iti, uri wenyine muri iri shyamba, nta mushumba muri kumwe? Intama isubiza impyisi itanayitayeho iti, ariko wowe urabona ntari njyenyine? Impyisi inanirwa kubyiyumvisha neza iti, sha rubanda ndabazi ni imitwe, ubu murashaka kumvuza amahiri. Irabanza izenguruka hafi aho hose, ibona nta n'inyoni itamba. Impyisi iragaruka igeze imbere y'intama, kubera ibyishimo byinshi iraseka irapfa. Yuvire. Naho imbeba yo mu cyaro yasuye iyo mu mujyi maze yitembereza aho yabaga, yereka ibyo kurya harimo imiceri, imigati n'ibindi. Nuko iyo mu cyaro isaba iyo mu mujyi ko yaza zikibanira, iyo mu mujyi iremera. Bumaze kwira, iyo mu cyaro ijya kwiba umugati wari wasigaye ku kabati, maze injangwe iba yayifashe agakanu itangira kujwigira. Iyo mu mujyi ihita ivuga iti, hamba hamwe wumve, kuko hano i Kigali tugenda ku mugaragaro, naho wowe ugenda ubundabunda, ugenda wihisha, ufatwa nk'igisambo. Niko bimeze mu mujyi, hama hamwe. Twerekeze noneho ku myandiko. Turahera kuri uyu mwandiko w'intare n'imbeba. Intare yarihoreye yiryamira mu ndiri yayo. Imbeba ziraza zigumya kwikina iruhande. Imwe muri zo yurira ibuye ryari hejuru y'intare, irihanuka hejuru yitura hasi ikangura intare. Intare ikangutse ifata akaguru k'imbeba. Imbeba yumvise ko intare iyifashe, irayibwira iti, ndagusaba imbabazi,
singukanguye mbishaka, ni ibyago nigiriye. Mbese ubundi agatumbi kanjye kakumarira iki? Ndekura nzagushimira iyo neza ungiriye. Intare irayirekura iragenda, isigara iseka ariko igira iti ndifuza kubona aho imbeba ishimira intare. Hashize iminsi mike imbeba ijya mu ishyamba gushakayo ibyirya, yumva umutontomo w'intare. Ya mbeba iribwira iti ngiye kureba icyo kintu ahari kiri mu makuba. Imbeba ijya kureba aho yumvise icyo kintu gitakira. Ihageze isanga ari ya ntare yayigiriye neza yaguye mu mutego. Imbeba ngo yikubite amaso, irayibwira ati hinga nze mugenzi wanjye ngerageze kugukiza. Imbeba ishakagura imigozi yari yafashe intare mu maboko no mu ijosi. Nuko intare nayo ibona ubuca ya migozi yari yayifashe amaguru, ibona intege noneho zishwanyaguza wa mutego ku neza y'imbeba kandi ariyo ntoya. Burya giraso yiturwa indi. Inuma y'u Burundi yatumye kuyirwanda ngo huguha. Ibi kandi ni nabyo rwose Jean de La Fontaine, gacamigani w'umufaransa, yavuze agira ati on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ni mu mwandiko wa Le Lion et le Rat, 11e fable du livre 2. Ngibyo iby'intare n'imbeba. Hari kandi n'uyu mugani w'umwana w'umwami n'ibikeri. Habayeho umwana w'umwami agakunda kujyana na se na nyina barambagira mu gihugu cyabo. Bukeye umwana aribwira ati nzahora njyana nabo agatoki ku kandi banjyana aho ndashaka, mbese meze nk'uziritse kubera iki? Ntibyatinda abareba ku jisho, yirasa nk'umwambi, arambika inda ku muyaga nk'imbwa iciye ishumi, kibuno mpamaguru, aza kugera mu ishyamba ry'ingati atigeze abona aho yabereye. Ararizerera, akora hirya no hino, agiye kubona abona umunsi uciye ikibu. Ashatse gutaha abura inzira, ndetse ntiyashobora no kumenya ijuru ry'iwabo. Amaguru yabangira ingata taritari. Agiye kubona abona atungutse mu gishanga rwagati, yumva ibikeri biragonga ubutitsa. Umwana aribwira ati ibyanjye birarangiye, ubuzima bwanjye ntaho bugarukiye. Babivuze ukuri ngo umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Nyabusa araceceka ahebera urwaje. Ubwo ibikeri bimwe byari byasigaye imuhira, ibindi byagiye gutembera. Ibyasigaye imuhira byinikiza ikiganiro, ahanini biyaga akababaro kabyo. Igikeri kimwe kibimburira ibindi, kiti ijoro rimeze neza, mu kiyaga umuhengeri weyutse, ijuru ritatse uruhunduguru rw'inyenyeri, mureke twidagadure turirimbe. Ibikeri byose hamwe bitabana iyo bava bakagera, baratwanga ngo urusaku rwacu rubabuza ibitotsi da. Ikindi kandi ngo umubiri wacu worosha imvuvu, ngo n'amabondo yacu ateye ishozi. Umwana w'umuntu iyo atubonye ashimishwa no kutwicisha amabuye cyangwa imijugujugu y'inkoni. Reka rero abantu basheshe akanguhe bo ngo batubonye mu rugo rwabo, ni uguterura bakarenza urugo, umwogo w'inda no hasi ngo po. Igikeri cya kabiri kiti ntaho yacu ni mu gishanga cyangwa se munsi y'ibuye. Igikeri cya gatatu kitabanze bacu ntibagira ingano, aho twibereye munsi y'ibuye inzoka ziza kuhadutera, ugasanga intambara yarose, ubwo ga nyir'ibyago akayongobezwa. Ibikeri byose bitiye imvura iguye ari nyinshi dusesuruka mu myobo. Igikeri cya kane kiti isaha yacu yo kurya irageze. Igikeri cya gatanu kiti muze mwese tujye ku meza. Igikeri cya gatandatu kiti mwirinde umururumba. Igikeri cya karindwi kiti turyoherwe twese. Igikeri cya munani, icya cyenda, icya cumi n'icya cumi na kimwe biti twatoraguye iyi ngirwamuntu yazimiriye mu gishanga, none turamubazaniye ngo mugire icyo muvuga kuri uyu mwana w'umugome. Twamubazaga agasubiza yiriza atera imbabazi, ntiyubuke ko abantu badukorera ibyamfura mbi. Tumureke agende cyangwa se nako ni ibyanyu. Umwana ati ndasaba imbabazi mwingerera nabi, mfite ubwoba cyane, ndashaka gusanga mama. Igikeri cya mbere kituye umwana w'umuntu, urubanza rwe rwacibwa n'umwami wacu. Igikeri cya cumi na kimwe kitari he. Igikeri cya kabiri kiti nigeze kumubona yicaye kuri kariya karwa akikijwe n'ibyegera bye. Igikeri cya gatatu kiti ngiye kumushaka. Igikeri cya kane kiti tujyane sha. Igikeri cya mbere kiti yewe wakana we, erega bidutinya, indajya hagati yacu igihe tugitegereje umucamanza. Hashize umwanya umwami w'ibikeri arahasesekara ashagawe n'ingabo ze. Igikeri cya mbere kiti muhaguruke mwese turamutse umwami wacu. Ibikeri byose bitigahorana Imana nyagasani, reka urufaya rw'amashyi ngo kaci kaci kaci.
umwami ati uwo mwana w'umugome mwampamagariye ari he ngo mwereke uko intama zambarwa, nako mbakurira inzira ku murima. igikeri cya mbere kiti nguyu nyagasani. nibwo umwami arebye wa mwana maze amuhata ibibazo. umwami ati witwa nde sha? umwana ati ndi umwana w'umwami. umwami ati ndakubaza izina ryawe. babivuze ukuri ngo mwene samusure avukana isunzu, ubugome barabuvukana. ndakubaza izina ryawe ukandocagiza. umwana ati sindizi, gusa nzi ko data ari umwami kuko numvise babivuga. umwami ati nige mwami, uri uwanjye rero. umwana ati sinzi uko uri umwami, ahubwo ndabona uri igikeri nyamabondo. njye ni umwana w'umuntu, sinsa nawe rero. umwami ati mwumve mwese akamuvamo. mbese utuye he? umwana ati mu ngoro ya data. igikeri cya kabiri kitari inkeri ubona iwanyu? umwana ati zirahari nyinshi cyane. umwami ataha se wahazanywe n'iki? umwana ati naje ntembera nshatse gutaha ndayoba, niyo mpamvu mwambonye hano. umwami ati ibyo murabyumva mute? igikeri cya mbere ngo abantu bakunda akazuba ka kibera inka, umugoroba mwiza, uturirimbo tw'inyoni. ndakeka ko uwo mwana aribyo byamurangaje akibagirwa gutaha, none akaba yarindagiye. umwami ati kuki shaho twebwe tudakunda nk'ibyo mukunda? umwana ati nuko muri ibikeri. umwami ati ibikeri rero ntitukabeho, ntitukagire ikintu kidushimisha, byose bibi by'abantu gusa. umwana ati mufite uburyo bwanyu mwihariye, kandi uko kubaho kwanyu sinkuzi, nta sano mfitanye namwe. umwami ati yewe sha, niba uri mwene nde uwo ari we wese, ubu ndagutegeka, nshobora kukwica cyangwa nkagukiza. umwana ati nimumbabarire. umwami ati ugomba mbere ya byose kubaha. ntuzi ko ndi umwami? ntega amatwi nkubwire. namwe bikeri mwese, uzi uyu mwana ninde? ugira icyo amurega nabivuge ku mugaragaro. igikeri cya mbere kiti yankubise umugeri mu ibondo, dore n'ikimenyimenyi ndacumbagira. umwana turambeshyera, twahuriye he nawe? igikeri cya mbere kiti umugeri mu ibondo ry'igikeri, kuko ndi igikeri da. umwana ati kugeza ubu sinzi gutandukanya ibikeri n'ibiguja. igikeri cya mbere kiti tuvuge rero ko uri umwana utazi icyatsi n'ururu. nibaguhata imanza gusa imizinga iraza kuvamo imyibano, ngira ngo ak'abantu kagiye gushoboka. umwana ati narabigize, ariko aho umenyeye kuri igikeri nihutira kugusaba imbabazi. igikeri cya mbere kiti kwari ukwiyerurutsa. kwica igikeri se si ukugira neza? ese nk'ubwo so yakugororeye iki umaze kumukoza iyo nkuru? umwana ati ntacyo navuze. igikeri cya kabiri kiti uyu mugome nanyuze ku irembo iwabo, ambonye anshumuriza imbwa zabo. umwana ati imbwa imwe niyo yakwirukankanye, nyibonye ndayirukana, kandi ntacyo yagutwaye. igikeri cya kabiri kitari ku bundi ko muri nkozi z'ibibi ninde wabahaye uburenganzira bwo gutunga imbwa? ndasanga nabyo wabizira. umwana ati mbabazi nyagasani mwami w'ibikeri, icyo si icyaha cyatuma ncibwa umutwe. umwami ati hari ibindi birego mufite? igikeri cya gatatu kiti ku mpeshyi ishize nasanze iri shyano ryicaye ryonyine ku gasozi, imbere ye harambuye ikibabi kinini. ndomboka ndamwegera nsanga arashushanya. umwana ati nkunda gushushanya cyane. igikeri cya gatatu kiti yashushanyaga ibikeri n'umwami wabyo. umwana ati ngira ngo ibyo nta cyaha kirimo. igikeri cya gatatu kiti ibyo bikeri washushanyije nacishijemo amaso mbona nsanga. umwami ati byari bifite amababa se cyangwa imirizo? igikeri cya gatatu kitoya nyagasani, byari bifite urwasaya runini cyane rungana n'urw'ibikeri. umwana ati sindamenya gushushanya neza, niyo mpamvu urwasaya rwabyo rusa n'urw'ibikeri. umwami ati nibyo gusa mu murega? igikeri cya gatatu ngira ngo ibyo birahagije. igikeri cya mbere kiti niba bidahagije nimuhimbe ibindi. umwami ati ibyo turabigarukaho mu mwanya, ariko se ko numva ari ibirego gusa, uyu mwana nta gikeri yaba aragiriye neza? nimwisuzume kandi mwibukiranye, muzi ko ntawe uca urubanza atumvise. twebwe abakuru mbere yo guca urubanza tubanza kumva ingingo z'urega n'iz'uregwa. uyu mwana data ngo yakabaye umwana w'umuntu, nta kintu cyiza yaba yarakoze, nta neza yaba aragiriye izindi nyamaswa zene wacu? ngaho se nimunsubize. igikeri cya kane kiti nigeze kubona atoragura umwana w'inyoni awusubiza mu cyari, injangwe yari igiye kuwufata. umwami ati hahahaha ni byiza. igikeri cya gatanu kiti yigeze kuroba muri kiriya kizenga agafi gatoya, maze agasubiza mu mazi atakagiriye nabi. umwami ati uyu mwana afite uburere bwiza, ubanza ari igihe wamwibyariye. igikeri cya gatandatu kiti nyagasani uri umwami w'ibikeri, igitaramo cyacu urakizi, iyo twagoroye imihogo turarikesha ukanezerwa n'utujwi twacu. umva ko twabaye ibirangirire, ariko uyu mwana we arahebuje. nyagasani wumvise akajwi ke keza? ibyo twamureze byahanagurwa.
umwami ati yampaye nka nyarukeri mwene mukurutu, umwana abaye iwacu rero, yewe sha ari ukuguma aha cyangwa gutaha uhisemo iki? Umwana ati mpisemo gutaha. Umwami ati ngaho ngabo zanjye mwese mwigire hano mbabaze, nawe mwana w'umuntu igira hino wumve. Bikeri mwese mwumvise ibyiza n'ibibi by'uyu mwana, atahe cyangwa agumaha. Ibikeri byose biti nasubire iwabo. Umwami atahasigaye rero ni ugushaka umuherekeza. Igikeri cya 11 n'icya 12 biramuherekeza bimugeza iwabo. Sige wahera hahera umugani, ni umugani w'umwana w'umwami n'ibikeri. Ubutaha tuzareba insigamigani igira iti iryavuzwe riratashye. Ni iriki? Nawe ubutaha nyine. Ariko nawe guma kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, unaharangira abandi baza ari benshi bakore subscribe, like, share na comment, ubundi uburyohe bukomeze bwibere uburyohe.